nishimiye ko twongeye kubona umwanya wo kuganira nkuko nari nabivuze nifuza ko twazajya tugana nibura rimwe mu cyumweru uko tuzagenda duhabwa ubushobozi n'umwanya ukaboneka. Rero nari ngarutse muri ubu rwego kugira ngo dukomeze. Icya mbere ndahera ku bantu baje batanga comment ku kiganiro cya mbere cyatambutse. Abenshi harimo ibice bibiri. Hari abayandikira bakambwira haba mu gikari haba no mu bundi buryo butandukanye bakambwira ngo uvuye mu byaha waretse ibyaha waretse ibyaha. Abandi bati ati ngare tubwira abana bari anyway wenda reka ngira icyo mvuga kuri izo comment ebyiri ku mpande zitandukanye nuko yaba koko naringize uwo mugisha wo kureka icyaha burundu ntagire icyaha nkora na kimwe ndi muri ubu buzima. Icyo ni igitangaza kuko sinzi ko hari n'uwabaye kuri iyi sadakora icyaha. Ko hari umukiranutsi ubahiriza ibintu byose ijana ku ijana, ariko hari gukiranuka tuhishwa no kwizera umwami Yesu kutuzanira gukiranuka bigatuma tumenya n'ubuntu bwayo tukarwanya ibitagenda, tukarwanya ingeso mbi, tukarwanya ibitubase, tukagerageza gusa na Kristo umunsi ku wundi. Ubwo ni rwo rugendo. Rero kuvuga ngo TMC waretse ibyaha yaba narindi ushobora mugisha se nawukure, ariko nibura basi namubwira ko namenye ko byo narindi mu bidafite umumaro. Namenye ko hari byinshi natakazaga umwanya wanjye bidafite umumaro, ntacyo binyungura haba muri mu kugira ubusabane bwanjye n'Imana ahubwo bikandindiza. Icyo narakivumbuye, icyo narakimenye. Actually icyo nicyo nshaka tuvuga. No kuvuga ngo naretse ibyaha sinabaye mukiranutse in terms yo kureka ibyaha bidukora, ariko kwizera no kumenya ubuntu ni inzira ifasha kugenda rwanya ikibi, kugenda dushobora gusa na Kristo. Nifuza kugenda nsa na Kristo umunsi ku wundi. Ubwo ngo rugendo rw'abakristo nicyo kintu gituma ubusabane bwawe n'Imana buhoraho, kandi bugatuma n'ikibi nyine uhora kirwanya igihunga. So iyo niyo kote binavuga. Hanyuma uwo kuvuga rero ngo abana nariye ngo nashaka kiganiro nakoze ahantu ngira n'umuntu ndamubwira njye ntabwo ndi imanzi. So kuvuga rero ngo bana nariye ngo ça fait partie mu mateka y'ibyo byose ndi kwabwira nyine. Anyway reka uyu munsi icyo nshaka ko tuvuga cyane ni ukwinjira mu muziki kwanjye. Ubundi ngewe nakuriye imiryango isenga, nakuriye muri korali z'abana, nasengera abantu bita muri Nazarene Kicukiro muri korali bita Urufatiro. Hanyuma ubwo ndiga njya secondaire njya no muri groupe muri cycle supérieur. PLATINI twari duturanye ariko tuza no guhurira muri groupe style umva gushita bigenda bukura, ariko umuziki nyawo twawinjiyemo 2008 nibwo Dream Boys yabayeho mu mpera. Hanyuma 2009 tukora indirimbo zatumye tumenyekana nka Magorwa na Nizinguwa, nizo zatumye cyane abantu batumenya mu Rwanda. So rero ryari itangiriro. First of all nshaka kubwira abantu njye nagiye mu muziki nkukunze pe, nta wanshutse, kandi hari feelings nagize mu muziki, hari byishimo nagize mu muziki n'ubu ngira. Ariko kuririmbira abantu bakishima ari wowe biragushimisha bikaruhura umutima wawe, kandi abantu babona banezerewe. Icyo ni ikintu rwose actually umuziki ugira feelings nziza zuza umutima ku rwego udashobora kuba wakumva. Ni byiza, buri abahanzi n'abanyamugisha cyane. Gukora ikintu kigushimishije kigashimisha n'abandi amemta kikanagutunga ntako bisa. So ubwo naboneraho ikibazo cy'abantu bavuze ngo rero ngo Sekirura yiretse, icyo nacyo ndaza kukivugaho. So rero iyo kubona narabugiyemo mbishaka, kubona narabugiyemo numva ari impano, numva ari bindi ku mutima, byatumye tunakora ko twakoze nkuko wenda mubizi nyine. Biba partie y'ubuzima bwanjye igihe kirekire, kandi binezeza. Ikibazo rero cyaje kubaho rero muri njyewe, nubwo nakoraga umuziki muri ubwo buryo bwose, nahoraga imitima ibiri, umutima umbwira ngo ibyo ndimo nibyo ngomba kuba ndimo mu buryo bumeze bute. Rero navuga ko ntarajya mu muziki sinari umutagatifu, ariko nari ntarahura n'ibintu byo muri isi byinshi kabisa. To be honest, nari
intera njye mbwira abantu blague ngo nanyoye inzoga ngiye muri guma ya mbere twade petit peu dutoya tuza niho natangiye gusoma gacupa icyo gihe ngiye muri backstage twagiye kuri stage hari Cyangugu guma ya mbere 2011 nzamukana twazamukanye amazi kuri stage icyo gihe marketing yari itwishe nivuga ati gute muzamukana amazi kandi muri kwamamaza Primus rero urumva icyo gihe nahise mvuga okay ni by'amazi rero kuzamukana amazi ku stage tunywa actually icyo gihe niko umuntu yaciye akagozi gatangira soma kuri Primus honestly n'ubundi hano njya ngo ndi shy koko ndi shy maybe ariko sindi shy ariko ibintu donc fréquente abakobwa umuziki wabaye umusemburo ngo ndavuga kuri kote yanjye wabaye umusemburo kuko nagize access ku bintu byinshi gukunda n'abantu benshi njye muri monde nanjye nyine ndagenda cyane nisanga ari ibintu nyine nanjye ubundi bwa mbere ndashobora kuvuga ngo gukora iki kintu ukumva ari umutima kubera ko umuntu arakiri fresh umutima agifite ya mahame yuko yakuze mu rusengero yuko yagiye arerwa none washaka gukora ikintu ukumva umutima hari urubanza gucira ukumva sicyo wagombye gukora ariko iyo bibaye rimwe kabiri bigera bikaba ubuzima busanzwe aho rero nashatse kuvuga kugenda ukajya mu mudendezo ukaba muri comfort zone y'ikintu kibi kandi ari kibi rero iyo utaragirwa ubuntu rero ngo umenye ko aho hantu uri atari ugomba kuburi nabwo n'ubuntu umuntu aba yagiriwe kuko hari igihe rwose uhiberuka nahibera imwaka ukaza 10 n'indi karenga wumva ari hari ugomba kuba nabyo ugomba gukora ibyo ngibyo ariko ugomba no kumenya ngo ariko ahantu si ugomba kuba mu yandi magambo rero umuziki ni ikintu nkunda ni ikintu nagiriyemo ibihe byiza ariko hari part imwe nanjye cyangwa hostinze muri iyo sense yuko hari ibintu nagiye njyamo ntari kujyamo maybe uwo ni ngiye wenda hari undi uri mu muziki washoboye kubimanaginga ariko nyuma ndavuga kuri kote yanjye ariko wenda ntekereza ko nyine igihe cy'Imana cyari kugira ngo umenye ko hari byinshi nagiye mbamo mu muziki bitari ngombwa ibyo nababwiye nibyo by'abana ngo nk'amayoga nubwo anyway sinanyoye inzoga ngo umusinzi umwe w'intuza kandi sinavuga ko bazinywa buri muntu bafite imyemerere ye ariko ndavuga nyine ibintu donc ko hari ukuntu zinywa bikaaccelerera kuba wajya mu bindi bitari ngombwa koko n'ukuri rwose iyo wazinyweye cyane birangira hari ikindi wifuje kirenzeho ni umusemburo ukujyana ku kibi rimwe na rimwe bitarebye neza rero ibyo bintu rero byambayeho donc ndi muri field y'umuziki ariko ku rundi ruhande nkaba muri ngewe hari message ntaririmba n'urugero nkumva hari ibintu ntaririmba hari indirimbo ntaririmba kandi nkamanya n'umutima wanjye indirimbo zasanga kenshi twaririmbaga indirimbo murazi indirimbo zacu kumva zabaga ziteye message irimo n'iki twari gitwaje kugira twavuga se nk'indirimbo se umuntu donc sije turimbaho ni ikintu cyadutwaraga umwanya kuko twakimeditaho twakitekerezaho kubera ko twari tugifite iyo valeur to kumva ko hari ibyo kuba umuntu ari umuhanzi ntibivuze ko byose abyeguriwe mu buryo bwo bwose byari muri iyo sense ariko rero umva giye personnellement hari cyo natakarije nuko nabivuze haruguru hariyo nagiye ninjiramo bitari ngombwa ariko cyarageze Imana ngira ngo cyari iki ngiki nyine yari yarategereje imbere ko bitari byo gusa birashoboka ko wakora umuziki ntekereza ko bishoboka ko wakora umuziki nk'akazi professionnellement ibindi byatashijeho bishobora gukurwa nuko kumenyekana no gukundwa ukabyirinda ariko aho ngaho ngiye rero ntitsko byagenze naragerageje ariko hari byo nagiye ngomba ariyo mpamvu this is the right time kugira ngo umuntu asane ibyangiritse cyangwa se bitarapfa burundu abigaruye hanyuma rero abavuga ngo harabambaje ngo se ngo sekira wivuyemo n'ubundi nkiririmba naravangaga nakoraga rimwe na rimwe akizamo gospel kamwe tubiri n'ubundi ubu ngubu mfite indirimbo z'inkundo aririmba mu makwe cyane hano muri Amerika nkunda kwiririmbira mu makwe so nzakomeza gukora genre indirimbo z'inkundo waririmbira mu birori nk'ibyo ariko to be honest nababwire ngiye hari message hari message ngo ntaririmba ngiye nka TMC hari ibyo ntaririmba kandi nabyo n'urugendo ntangiye
maybe bizagera naho ngaho n'izo zo mu makwe n'urugero nazo wenda zireke njye mu bindi. Ni process bitewe nuko nzagenda sobanukirwa, nzagenda ngira ubuntu bwo kumenya, nzagenda menya aho kingwisha kiva, nzagenda menya aho intege nke ziri, hari n'umuntu agenda reka kubwo kugira ngo umuntu wacu imbere akure, kubwo kugira ngo turusheho gusa na Kristo. Tuzakomeza ubwo ngenda mbabwira ibintu bitandukanye mo imbere, mbabwira urugendo rwanjye kuza hano byose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Umubwiriza haravuga ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuba mbyane ko kujijuka. Kuba mbyane ko kujijuka, to be honest, nta kuba muri comfort zone y'ibyaha so ubwenge, kandi umunezero waho w'akanya gato akenshi usiga inkovu z'igihe kirekire ku mitima n'imibiri yacu. So it's up to us kuba twahindura icyerekezo, kuba twahitamo neza. There is always, haracyari igihe, haracyari amahirwe, kandi amahirwe umuntu ayakoresha akiri muzima. Murakoze cyane, ubwo naho gutaha.